komera cyane. Mfite iki Makuru. meza. Ndaza no kuganiriza. Nta kibazo. Nawachagira kandi gashoro kiwe underground. Underground na ujya hiyo. South Africa akangaka nakakongeza ntuzi ahantu habaye nka hijima tukanda uryo kongera umucyo gutya cyo kagabanya Zari kuba tayo kwinjiza abantu ndani. Nasaga والله Nese como iyo muza hano akujuna maje hano kubera iki kandi abo yafashe akako gatakatura Gravando na disso,
Kamera yanabaye Baraza ko butajya mwinjira Nyarago mwinjiramo ni babiri kamo kabisa ariko ntabwo ari umurabyo gusa iyi hari igihe baza kwikemura bashyize nk'iruhande cyangwa gushyira hejuru y'iyi utagira nimero zawe utagira nimero yanjye yikoze koko rubanda rw'umwana
naho unyurashye si byose uru rubanza se ko naruburana nkarutsinda nibyo cyangwa se muri make ushyira kuri ntuzi kuri uretse ningera mu rugo mpita nterekaho nta banga kandi mbwira ngo nashyize kangire n'agafoto hari igifoto rwa neza ugatangira ugasoza nabi yewe ya modoka ntihataye ntamenya ko harimo ikintu yaha bikakira None mwishe na kamera wareka gufata utazi na ngewe wareka nyuma ndeba nyuma Terus bikin jamur ya? none ko batari kwinjira tayari okay barabure hariya yeah yeah. Yeah. Ninge nawe uno munsi. Ninge nawe uno munsi nakubwiye. Amazi ni ingenzi mwe. Mega
Bueno, hano tata. urugo ni urugo rw'abakirisitu, ni urugo rw'abasenga. Niyo mpamvu nta kintu twakora tutabanje kwiragiza Nyagasani. Muri uyu mwanya rero reka mpamagare umubyeyi wacu Mere kugira ngo yegere ku mikoro maze aturagize Imana. Murakoze. Shimwe Imana, turagushimiye Mwami Yesu, tugushimiye uburinzi bwawe n'ubutwari bwawe, tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye umuteguro wawe utandukanye n'uw'abantu,
mubyeyi mwiza turagushimiye ko wazanye n'abagenzi baje mu byuma byakozwe n'intoki z'abana b'abantu ariko wababereye shoferi bageze muri uru rugo amahoro izina ryawe rihabwa icyubahiro mubyeyi mwiza ngaho rero umukunzi wacu tugeze aha hantu muri uru rugo turagusabye kugira ngo gahunda zose ziri bubere ahantu zitegurwe nawe zikorwe nawe umuyobozi wa gahunda n'aba ari we buri wese uri bugire ijambo avuga n'aba ari we kubw'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe we mu ruhande rwa buri wese mukunzi wacu n'ubundi iki kirori nigisoza amahoro tugataha amahoro n'ubundi abashyitsi bacu bakajya bagera mu mago amahoro turongera tugushime ngobana natwe rero uri mugari twese uradukwiriye kubw'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe mubyeyi mwiza twakagombye kuvuga amagambo menshi ariko gusa tubaye ducumbikiye ahangaha wowe ukomeze ukora ibyo wagambiriye gukora kubw'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe wowe tugusabye twizeye ko byose uri bugenze neza mu izina rya Yesu amen. Akoze umubyeyi ndumva twahoreza Imana amashyi kuri iryo sengesho. Nanjye rero uyoboye iyi gahunda nisanze abandi nk'uko bisanzwe murabizi ninjye watsindiye umwanya baratoye barangira baravuga ngo uzayobora abantu uzayobora ibiganiro bizabera kuri uyu munsi atari uko nzi kuvuga cyane ahubwo ni uko ubwo nibwo byagenze. Murakoze rero aha turi mu rugo rwa Rwibasira kuko nabivuze ariko ruhagarariwe na Kambari nka murumuna we dufite Gasominari ku rundi ruhande nawe uhagarariye urugo rwa Sebahagarara Umugisha akaba ari murumuna we. Data rero Kambari ntabwo nahanga uruhanga rwa Gasominari kuko singana nawe none ndagira ngo niba bishoboka ujye mu rubazo umunyakibiri ndetse nabo yazanye. Urakoze. Gasominari uraho neza ni amahoro urakomeye turahino turamukanye tangiye rero ufite imisatsi myinshi ikirere iminsi yego iminsi iri kunsiga amashokore amahoro uyu munsi ni mwiza wari wawuteguye ambwira ko uzayaza hano muri ubu rugo uje kuturamutsa ariko nk'uko bisanzwe urabizi mu muco wacu ntitujya twakira abantu amaramasa sinzi niba nsanze yadufasha akabwira abari kambere bakigira hino ariko uyu ngubu baravuga ye yamenye ko ari ibyo y'imbaga nuko mubindimye kandi azi ko nta kibazo mugirana n'ubutumwa ngira ngo wabutanze akiri umwana yarakuze rero nk'uko umubona sanze rero sinzi niba mwabwira amashamashomwa abari kambere soko bakagira uko babigenza. Uyu mungu wawe se niwe wikorera arikorera akanaguha ko mbona kugira ngo abanza arebe niba ari ikibindi kigukwiriye ibyo byose biroroshye cyane ibitoroshye aba ari bibi byose ni byiza ariko imvura iragwa cyane. ntawe nabonye batashatse kubagereka se bararebe bose ntibajya bihisha abana bacu ntabwo bari babirishwe uraje babone mu kanya baraje. nakubwiye uyu muhungu muheruka akiri umwana ntabwo arezi ko ari ukunguku ntabwo arezi ko yamenye ko
ari nge none nuko yagira ngo arebe ataza kuguha cyakora akira usanga rwibasira akira Basabina ariko ngira ngo tukiganiraho gatoya abashinzwe kwakira abashyitsi bareba uburyo babigenza kugira ngo bicunguze uburyo umwete aza kuganira abana bakicwa n'inyota. Reka iwacu ntabwo ari uko bimeze, iwacu buriya ariko si ubundi bareba abishwe n'inyota njye ubwaye ntarasoma umenya abana se akiri aho ngaho banza hageze ariko sinkutandamiye sinkandamye siyarwibasira kandi burya naguciye mu ijambo twaje turaziranye twarabaye none se nanjye nsome inzoga iraryoshye cyane urakoze no gupfusha inzoga iraryoshye yitwa ngo iki? Abasaza bayitaga inkangaza. Urayimpaye ngo inkangaze ucishe mu ijisho inzoga y'ubuhugu ntabwo inkangaza inzoga runanira ahubwo mbiriye inzoga oya kudacuruye ni inzoga urumva kameze neza inzoga nubwo kunyoye ntugire no kugira ngo ncishe mu ijisho twaje nk'umuryango kandi turaganira nk'umuryango wifura ahasigaye hari idise ni ukuri urakaza neza mu rugo maze wicare utuje usome ubanze ubana agakungu ku mutima no ku munwa maze tuganire karyohe. Urakoze cyane ndabashimiye maze mujye kwirinda kubasaba amashyi ahubwo mujye mwibwiriza nyabuna ese bavuze nabi ngaha mubongera amashyi mwakubyara ingo ni make aharirwa imfizi ahubwo ndagira ngo n'abandi bose mwakabyaramwe mubagezeho icyo kunywa kuko nta kibuze muri uru rugo buri wese yisange nk'uko ashoboye ahasigaye gusangira akaryoha. Aravuga ati ayo ni amazima nta rubanza ruyarimo rero ahubwo twese nababwira iki reka dusangire aya mata batuzimaniye kugera vuba vuba reka nsabe ubuhanga bw'ibyuma kugira ngo babe badushyiriyeho akananga kugira ngo aya mazimano tubanze tuyumve.
abandi bakajyana abantu bazajya kwa kagabo ugasanga
kurengerwa ahubwo bayishyira mu ngabirano noneho bakaza kuyumva aho umuntu murakoze rero ku ngororano ndetse murakoze no kugira n'amazimano muri icyo yikora n'iki ariko ariko nawe ntawakurenga arahindura niba ibiro byiza ntabigira hirya kandi bigira impamvu none ko kamba umuhungu wawe mpanga yagira uruhare mu cyumweru aya mazimano aranyuze ariko mfite n'umutima imbaraga kuzaza guha umwanya n'igishaka cyangwa mbona umwanya ariko reka twumvikane cyane ayo mazimano ndetse tunaryoherwe kandi mu buryo rero ntabwo ari agakazi kabateguye ahubwo ngira ngo twavuze n'umutima none rero yumvaga ko abakozi nawe bazamutse imisozi ndetse akaba ari kumwe n'ababyeyi n'abana ibyo ari byo byose nubwo ibyose babifatiye umunsi ariko noneho dukeneye kumenya ko nta muntu turi mu kazi nubwo nukuvugira kubakundira ibyo kumutumira nabwo tubageze ikambere noneho tuberamo umubyeyi wagize umutima nawe tubishyira kwiga ariko nabitwaye ariko nasaba abaturanyi yakunda ariko bimeza kuko babwiye ko bitaza n'umutima mwiza kuboneka kugira ngo nawe ibishyikirize umutima murakoze cyane Thank you.
reka rero mbere y'uko tugera igihe cyo kubyina reka tubanze dukore ku mutima hanyu karibu Ini ada tujuannya apa kenapa? Oke.
I
byose kuko nizeye kwizongera ukunze arahiye arigendeye arasize genda yuwanjye arahiye arigendeye arasize genda yuwanjye wasekeraga nasesumeza yezabamuye ndamufitije arahiye arigendeye arasize genda yuwanjye arahiye arigendeye arasize genda yuwanjye cyangwa se niba umuhano undi munsi nabwo aho niga bakoze bakoze cyane basoma inama karame cyane rero wambwira ko nkugoye ko ufite umutwaro watumwe naso ndetse n'umuryango biba ngombwa ko baza kuguha amategeko kubwira ko ugomba kubanza ukicara aho bake tukabanza tugasangira babyubahirije rero none ntabwo nakugora uwo mutwaro uwuture uwuduture tukwakire ijambo ni iryawe urakoze urakoze cyane nawe aya mashyi ntabwo ahagije cyane mbese reka mpaguruke nongere mpagurukishe amaguru ariko nanone mpagurukishe n'umutima mukeze ariko mbere ni murebe mumfashirize kamba nanyuzwe yego nashimye munyakiriye neza umutsima ndahazi ndavuyaraye nishyaka wagi ariko nakweretse umuryango twazanye ariko hari ababyeyi twazanye babigiye kijyambere mbere yuko mpa kwereka uyu mwana n'uruhehemure iwacu arampireza ntabwo ari we wikorera yikorera abasaza be none mwana tereka ahangaha ugende usimusuhuze narangiza gutinyuke nk'umubyeyi genda muramutse gutinyuke nk'umubyeyi hanyuma usubire mu byicaro birabanga
rero nakweretse abasaza twazanye nkwereka amajigishya twazanye ariko nari nkubwiye reka nkwereke n'ababigiye kijyambere dufite ababyeyi bakuru kuko abagabo ari abakuru nabo bakuze barutanwa mama bahaguruka basuzura iteraniro aho bahaguruka muri kumwe babarega abangaba nabo ni ababyeyi data yohereje kugira ngo tuze muri uru rugo mpaki ikibindi cyakire kugira ngo niwo mutwaro mukuru yampaye kugira ngo mubwire ubutumwa rero amaguru ni ayanjye n'akanwa ni akanjye ariko inkoni ni iya data se bahagarara umugisha bakabana na so bakabana bakagaburana inka bakagaburana abageni mu minsi ya kera hashize imyaka ndakeka ari 2 Rwibasira ageze iwacu aza kwa se bahagarara amusaba irembo ntabwo yarimo arabimuha igihe kiragera akusaba umugeni data aramumuha data amaze kumumuha mu gitaramo arangije aramubwira ati bana banjye ntabwo ari ngiye gutanga urubyaro rutangwa na rurema ariko mbahaye umugisha w'abana Rwibasira na se bahagarara barishima imfura zirabyina ndetse ndakwibuka wari uhari urivuga kuko mwari mubonye umugeni ariko mubona n'umugisha uturutse ku mubyeyi se bahagarara rero mu minsi ishize nanone iso ahamagara data aramubwira ati rero dufite imitwaro yunguka dufite imitwaro izunguka umuntu none mudusengere data agira imitima ahamagara abanyamana ndetse uratuzi turi amasengesho turasenga umunsi umwe udutumaho intumwa ko ya mitwaro yavuye n'umuntu iwacu dukora igitaramo ariko data agambirira ku mutima ko umunsi umwe nk'uyu nguyu nk'atariki nk'iyi ngiyi azagera iwanyu yarangiza akishimana namwe ak'ubusaza urakazi rero ntabwo gakunda ariko yambwiye ati mwana wanjye nkunda ugende uhampagarariye ugende muri ruriya rugo imbere intumwa nkuru ubabwire ko twamenye ibyo ngibyo ukoreye akagafi ikukoreye ikibindi ikukoreye inkangara ugende kwa Rwibasira ubabwire ko twishimiye ibyo byiza by'umuntu icyo ni irya mbere rero Kambari data kuko yakubwiye ko nguko igihe kimwe n'ubundi yari afite gahunda yo kuzizira agira ikibazo cy'ubusaza ntiyaza isongera ku mutima aravuga ati rega wa muntu wari umwe wabaye babiri rero ndahangaha mu ijambo rimwe ryo kumpemba umuryango wanyu wungutse abana babiri murakabyara mwagatunga ayo niyo magambo yanzaniye ahangaha ayo magambo babiri ababyeyi baza batamirije ayo niyo magambo babonye ziriya nkangara n'uburyo rukano rw'urwo ngurwo twaje tujya guhemba murakabyara muragatunga rero basomenari ntarashima nari mfite ubwoba nabonye ko nubwo mwadutumye kugira ko muzadutemberera ikizindura abagabo ni byinshi ushobora kuzindurwa n'urubanza